tugiye kurebera hamwe ibintu bigera mu 10 bitangaje ndetse biteye ubwoba ubundi byarangaga PDD. Uyu mugabo bundi ni mubi cyane kurusha abantu mubitekereza cyangwa se ibyo twagiye tubona. Uyu mugabo turaza kurebera hamwe bimwe mu bikorwa yagiye agura ahantu akemera akajya kugura ibintu bihenze ahantu ku kirwa kure hitaruye kugira ngo ajye abasha kuhakorera ibyo birori bye n'ibyaha bye byitaruye abandi bantu. Ndetse tuze kugera ku byerekeranye n'ubuvumo uno mugabo PDD nanone yari afite hafi yiwe cyangwa se mu ndake uciye mu nzu yiwe. Ibyo byose byo tugiye kurebera hamwe kugeza ku babyeyi be uraza gusanga uno mugabo ari mubi cyane kurusha uko twabitekerezaga. Ni ibintu 10 bidasanzwe utaruzi kuri PDD. Mbere na mbere turahera ku kintu gitangaje cyane. Buriya PDD subona ari amabara akora n'amafuti yose akora cyangwa se n'ibyo twagiye twumva by'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Uno mugabo PDD ibintu byinshi yagiye asa nk'ubyerekwa na mama we. PDD mu yandi magambo ameze nka mama we ku rundi ruhande cyangwa se mama wabamushyigikiye mu mafuti. Bakundi tuzi ko umubyeyi we wagacyashya umuntu ariko PDD bura neza mama wabamushyigikiye benda kumera kimwe. Mwaka wa 2022 PDD yagaragaye ari kuri live ya Instagram ari gusomana na mama we kuri yubonye nawe bari gusomana. Sibyo gusa. Single, yeah, for real. Mom do know how to have a good time. She ain't sitting in the house playing. They outside moving and shaking, baby. She come with me to strip club. I don't care. Real. Hano yari kumwe na mama we. Amaze gusoma mama we ku munwa. Ibyo byo ndango turi bunabitindeho. Amaze gusomana na mama we muri buriya buryo mubonye, arangije aratangaza ngo jye na mama wanjye turi single nta bakunze dufite. Ati ikindi jye na mama wanjye ntabwo tujya twicara gutyo mu rugo dutuje gusa, tuba turi kuhatwika hirya no hino. Ati ikindi iyo ngiye muri club z'abamansuzi ngiye kureba abakobwa be buno nyine bamansura, mama wanjye aranamperekeza tukarya show nta kibazo cye. Mama ubwo nabwicaye rwanda ari kuvuga ati cyane rwose njye n'umuhungu wanjye turahatwika. Kindi iyo ukurikiranye ubuzima bwa PDD neza bakwereka ko PDD kuva akiri umwana muto cyangwa se Sean Combs akiri muto ubona ko ubuto bwe uko yakuzwe uko yarezwe na mama we biri mu bintu byatumye n'ubundi no mugabo amera gutya. Kindi bivuga ko PDD ngo akiri umwana akimara kuvuka atangiye gukura amaze kugira imyaka 3 papa we nibwo yaje gupfa. Papa wa PDD bivuga ko ngo yari hari abanyabiyobyabwenge bacuruzaga ibiyobyabwenge bakinanye nawe diro zo gucuruza ibiyobyabwenge biza kutagenda neza kwa kunda abanyabiyobyabwenge baserera hagati yabo, niko papa wa PDD yapfuye. Yagiye guhasuringa yagiye guhiga ibiceri muri ubwo buryo. Mama wa PDD asigara amurera wenyine, ariko mu gusigara amurera wenyine niho ibi byose no byaje gutangirira. PDD yakuze atazi papa we banaga mwibuka cyane, urumva umwana w'imyaka 3 kubura umubyeyi ntago waba umwibuka, arirwa na mama we gusa. Yuni PDD He was killed when I was 3 years old. hano ari kubyifukira. I had a lot of memories of my father. Diddy's mom. Hano yavuga ati papa wanjye nyiri muto yapfuye mfite imyaka 3, ntago rero mba mwibuka habe na gato. Kubera iyo karitsiye papa wa PDD yaramaze gupfira mu zari za karitsiye ya mahudu nyine n'ubundi abarimo ibibazo ubukene ibiyobyabwenge n'ibyaha byinshi. Mama wa PDD amaze kubona ko muzehe yapfuye yese afata PDD barimuka byibura bagerageza kujya gutura muri karitsiye nziza itari iyo karitsiye biberamo ibyaha cyangwa za karitsiye z'amabandi. Avuga ati byibura agerageze kujya kuhatangirira ubuzima arebe ko we n'umwana we batangira ubuzima bundi bushyashya butandukanye nubwo muri hodo. Ubwo yimukanye PDD bajya gutura hitwa Mount Vernon, naho ni muri New York, ariko ubwo bari bavuye muri Bronx bageze Mount Vernon byiburaho ubona ko asa nk'ari muri karitsiye y'ingagari mu kuntu avuga ati umwana hano ashobora kuzakura ameze neza atameze nka papa we cyangwa se n'abishe papa we batatugendaho. Bega nuko yabitekerezaga. Gusa noneho ikibazo kindi cyaje kuba mama yaramaze kwimukira ahantu hahenze muri karitsiye zihagazeho, byaje kubangiriza ubuzima mu buryo batatekerezaga. Mama yaravuze ati nubwo mpfuye nkaba nsigaranye umwana, uyu mwana ngomba kumuha uburere bwiza, amujyana mu ishuri rya prive ya mashuri abahenze. Ubwo mama byamusabaga gukora utuzi tubiri, agakora cyane akaburira umwanya umwana wo kuza kumuha uburere kuko mama yabaga ari guhiga amafaranga. PDD yize neza buriya yize mu mashuri ahenze kandi mama we ntabwo yari yifashije. Bivuze ngo mama nta mugabo yagiraga, yagombaga gukora utuzi twinshi dukomeye kugira ngo arebe ko yabona udufaranga two kwishyurira umwana ishuri. Ibyo bigatuma umwana aba ameze nkaho ari wenyine nta muntu umushyiraho igitsure ngo amubwire icyo gukora. Mbabarire nari mbabeshye, ntabwo yakoraga utuzi tubiri gusa, yakoraga utuzi 3. Ngira ngo urabyumva nimba ari nk'umuntu uri muri Amerika cyangwa ahandi mu bindi bihugu urabizi iyo uri gukora utuzi turenze kamwe ukora utuzi 3. Urumva mama wa PDD ukuntu nta mwanya yabonaga wo guha umwana. Ibyo rero byaje gutuma PDD runatangira gucuruza ibiyobyabwenge we. Wumve Drugs for like a day, and I got chased by helicopters, doors got kicked down. It probably like the unluckiest day for a drug dealer.
I was willing to do anything to get to it. uyu ni P hano yari ari kuvuga ati nacuruzaga ibiyobyabwenge ku manywa hari umunsi nijoro akajugujugu zatwirukankanaga za kajugujugu za polisi ziba ziri kuri patrouille ku buryo umunyabiyobyabwenge wamubonye cyangwa undi mugizi wa nabi zikwirukankana zigukubita cya gitoroshi kimeze nk'izuba mbega ku buryo nta hantu ucikira ati mbega wabaga ari wo munsi muri kumunyabiyobyabwenge kubona uri gukurikirwa na kajugujugu mu kirere atari kure niteguye gukora icyo ari cyo cyose gishoboka kugira ngo mbone ayo mafaranga kandi icyo gihe P yari umwana mutari muri 10 atari icyo gihe niteguye gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo nanjye ngafate. After that, did he? Ndetse P akomeza muri iyi nkuru dutangariza tubwira ngo ku myaka yanjye 12 gusa nari naramaze gutakaza ubumanzi. Urabyumva ukuntu imyaka 12 ari mike cyane. Guhera ku myaka 12 P ubumanzi yaramaze kubuta yaramaze kwishora mu bikorwa bijyanye n'ubusambanyi. Ayo ni amagambo yitangariza ku nkuru ze. P akomeza avuga ati kuva nyiri umwana imiserero ya hato na hato kurwana ku ishuri bya hato na hato no muri karitsiye ntibyaburaga. Umunsi umwe P ngo yaje kurwana amaze kurwana uwo murwano yarwanye numwe mu mirwano yamuhinduye inyamaswa kugeza uyu munsi wa none turi cyangwa se uwo murwano yarwanye niwo wamuhinduye ukunguku tumbona uyu munsi wa none. All the time. This one time somebody, a kid came up to me and said if I didn't give him, uyu ni P kutuba ubuhamya he bwe would beat me up. amagambo arizo yitoze. He came back home without the cigarettes, so my mother had told come home. P akomeza atubwira ati umunsi umwe mama wanjye yamaye amafaranga arambwira ngo mwana wanjye genda ujye kungurira itabi ryo kunywa. Uri kumva mama wa P ngarangije asohoka mu rugo ajya kugura itabi ageze mu nzira kubitana n'abana babarara bo muri karitsiye baramukubita baramubwira ati zana ayo mafaranga hano bamwambura amafaranga mama yari yamuhaye ngo ajye kumugurira ipaki y'itabi bamaze kumukubita P asubira mu rugo abwira mama we ngo amafaranga bayanyatse bankubise gutya na gutya mama aramubwira ngo nsohokera mu rugo kugeza ugaruye iryo tabi nagutumiye nibwo ugarukira mu nzu. P icyo gihe yari umwana muto cyane arasohoka. Crying. I found a guy that told me he had to give me the money back. P akomeza atubwira ati icyo gihe nasubiye kureba abantu bari bankubise ndamubwira ati ni ukuri nta mafaranga mama mereye nabi yambwiye ngo simwinjire mu rugo nazanye amafaranga. Uwo mutipa arongera arankubita nabo bari kumwe ndangije nsubira mu rugo ndavuga nibyibura akagende mbibwire mama wanjye. Mama aramubwira ati ndakomeje ndi seriye uzangarukira mu rugo ari uko uzanye iryo tabi nagutumiye. She's always told me if somebody hit me, make sure I hit them back harder. Make sure they never hit me again. Make sure I fucked them up. Ndagira ngo mve amagambo ya P ati mama wanjye uwo munsi nibwo yambwiye ati impamvu natuma winjira mu rugo rwanjye. P yaragiye arara ku muhanda iminsi myinshi ari umwana muto cyane agarutse mu rugo mama aramubwira ati impamvu kino gihano nakiguhaye mba ndi kukwigisha ngo umenye isi ya nyayo n'ubugome buyiriho. Ati ubutaha umuntu nazajya gukubita ujye ukora uko ushoboye umukubite cyane cyangwa unamuremaze ku buryo atazongera kugira imbaraga n'ubushobozi byo kuba yakurwanya. Ati ubwo nibwo buzima nshaka kukuriramo muri make ujye wangiza ubuzima bwe ku buryo atazongera kubasha kuba yakwataka. Ubwo nibwo burere P yakuriyeho. Mama amubwira ati mwana wanjye umuntu aragukubise ugomba kumenya ko muri isi umuntu bagukubise ugomba kugira gute kumukubita birenzeho cyangwa se ukamwangiriza ubuzima ku buryo atazigera agira imbaraga zongera kuba yagerageza kwihorera cyangwa kukurwanya. Nibwo burere umwana yakuriyeho. Warangiza ukambwira ngo wamuzanaho imikino urumva umunyamaswa yarerawe. Niyo mpamvu nakubwira ati uno musore uko umubona mama wabifitemo uruhare nka 90%. Ibyo gusa kandi nanone muri famiye yo kwa P iki ni ikindi kintu kiri muri famiye yo kwa P bose bameze nkaho bafashe imico imeze nk'iya papa wabo. Uyu musore uyu no umuhungu wa P tugiye kuganiraho mwita ngo ni Christian Combs. Uyu musore Christian Combs nawe ameze neza nka papa we ni umuhungu wa P benda no gusa bitwara kimwe nawe ni n'umuhanzi araririmba. Uyu musore neza biriya byaha papa washinjwa nawe biri mu rukiko afite dosiye. Mu mwaka wa 2002 umukobwa bita ngo ni Grace yari yagiye mu bwato bwa P yari yagiye gukoramo ikiraka cyo guseriva yita ku bakire nyine P n'abahungu be. Ariko icyo gihe P ntabwo yari ahari. Ubwato bwari buri gukoreshwa n'umuhungu we n'abashuti be n'abandi bajama nyine be bari mu bwato bwa P. Uwo mukobwa witwa Grace w'umuzungu bivuga ko yari yagiye muri ubwo bwato yagiye gukora ikiraka cyo guseriva nyine izo ngagari. Who alleges that she was being forced to take this tequila shot that she believed was laced with drugs, and in the audio you can hear her asking Christian Combs if she was being ibi ngibi aya ni amakuru ya CNN yari kubinyuzaho ni umwaka ushize. Uyu musore Christian Combs bivuga ko ngo ubwo icyo kirori cyari gikomeje kujya mbere umukobwa ari guseriva batanga inzoga ibintu bigenda neza ibirori mu bwato. Uyu mukobwa yaje guhamagarwa ngo najye guseriva boss mu cyumba ajye guseriva uyu mwana nyine Chris Combs umwana wa P ngageze mu cyumba ngo umuhungu wa P Chris Combs amuhatiriza gusoma
shoti, aramubwira ngo nywa shoti, umukobwa nywa shoti. Muri audio yasohotse uwo mukobwa uba wumva amajwi yafashwe nyine, uba wumva ari kubaza Chris Combs amubwira ati ese wari wandoze ko nataye umutwe nasinziriye numva nambaraga wandoze. Kubera umukobwa basanzwe ngo amashoti, abantu banywa amashoti, umukobwa yaguye shoti imwe ahita asinzira mu rubwenge. Mu majwi rero yafashwe uyu mukobwa n'ikirego yatanze, hari arimo ari kubaza Chris Combs avuga ngo ese wandoze ko nanyweye agashoti kamwe ngahita nsinzira, byagenze bite numva n'umutwe uri kurya. Noneho muri iyo audio ukumva rero Chris Combs neza ari gutegeka uwo mukobwa amubwira ati wagakobwa we ahubwo ngira undufata indi shoti nonaha, wumva ari kumukanga namutegeka, ijwi rye riri muri iyo audio. Uyu mukobwa ngo yakomeje kurwana na Chris Combs, baraserera baraguruka, ndetse uyu mukobwa nibona kano kaboko yari yifotoye ari kugaragaza aho yagiye amukurubana baserera. Umukobwa aza gucika kuko hari n'abantu benshi hanze hari mu kirori, aracika aragenda. Nibwo yaje gutanga ikirego aravuga ati uriya musore yamuhoteye, agitajya kwa muganga yerekana uwo bagiye bamukanda babukurura baserera, baramupima byose. Icyo kirego uyu mukobwa yaragitanze mu rukiko, bivuze ngo uno muhungu wa P Diddy Chris Combs nawe ari gukurikiranwa. Kirego uyu mukobwa yatanze ikirego uyu Grace yatanze ikirego kivuga ngo Christian Combs yaramuhoteye, mbega yarimo kunkubita no kundoga no kumva ibiyobyabwenge kugira ngo nyine akoreshe imibonano mpuzabitsina. Umukobwa akomeza avuga ati ibyo biri mu bintu byambabaje, n'umutwe, akazi karananira, depression, ihungabana, ibyo byose nyine ni biri mu kirego ubwo ngo nyine nawe urabyumva iyo umuntu atangiye kuvuga ati kubera ibyo bintu yankoreye, akazi karananiye, depression, sinongera kubona imbaraga zijya mu kazi, n'ubu ndacyafite ihungabana. Nawe urumva ibikurikira nyine muri icyo kirego cy'uwo muntu aba ari kuvuga. Uyu mukobwa nibwo baje gusa nk'abamugira umusazi, ibyo bintu ntabyabaye, ariko wa muproducer n'ubundi watanze ikirego bita Lily Rod Jones, wa wundi n'ubundi wareze P Diddy, ufite n'ibimenyetso byinshi n'ibirego byinshi arega P Diddy, muri icyo kirori yari ahari, yagaragaje amwe mu mavideo yari yifatiye kumwe muri gufata mu kirori, abaseriveri b'abaseriva amayoga, aravuga ati uyu mukobwa koko muri icyo kirori yari ahari, dore amavideo ye nguyu bimugira umusazi. Bivuze ngo icyo kirego na n'ubu kiracyari mu rukiko, akanya kariko kose bivugwa ko uyu mwana wa P Diddy ashobora gucibwa akayabo k'amafaranga menshi cyane, kuko wenda we uwo mukobwa aramurega kumukubita cyangwa se kurwana bagakirana bakagundagurana no kumuha inzoga zirimo ibiyobyabwenge. Ashobora kudafungwa agacibwa amafaranga menshi ashoboka, cyangwa se nawe agafunganwa na papa we. Ikindi kintu tugiye kureba, P Diddy nubwo aba muri runo ruganda rw'imiziki n'imyidagaduro muri rusange, ni umuhanga, ni umuntu watanze umusanzu ukomeye cyane byerekeranye n'imiziki. Ariko P Diddy buriya ngo nk'uko byagiye bitangazwa n'inshuti ze za hafi, ibyagiye bimuranga mu birori, aba bodyguard wiwe bwite, wa wundi baba bagendana bahorana buri munsi, kumwe umuhanzi bafite umu bodyguard birirwana, uriya muntu abaza amakuru menshi. Uwo mu bodyguard wa P Diddy yagaragaje ko yarivugiye ati P Diddy akanya kamunezezaga mu ruganda rw'imyidagaduro nuko we yahoraga yifuza gusambana n'abaraperi, cyane cyane by'umwihariko ngo yakundaga kwisambanyiriza abaraperi b'abagabo bakora imiziki. Nizo zari guziwe, nibo muganga yari yaramwandikiye mu yandi magambo, we niko yavugaga. Hano ibiye televiziyo ngira ngo mwarayibonye, hano P Diddy ari kumwe na Asha ndetse n'uyu musore Kevin Hart, ariko ameze nk'aho wabyemiriye ko yagararana na Asha, ameze nk'uwinyuzemo yagera agataka itamera nk'ugiye kwivuguruza, avuga ukuntu yagararana na Asha, babyukanaga baserera bapfutwa mu gitondo, kumwe abana bagundagurana cyangwa se abasheri baba bari gupfuta umuntu. Hano yinyuzemo nyine amera nk'abyivugiye. Ibyo tubyihore ntabwo aribyo nshaka dutindaho. Ibya Asha ba Justin Bieber byo twagiye tubibona ko ari kenshi byagiye bigaruka ko yagiye asambana nabo, ariko abo ntabwo ari abaraperi. Tugaruke ku baraperi kuko ngo nizo guzi ubundi. Uyu mugabo uri hano bamwita Jendil, uyu yahoze ari bodyguard wa P Diddy imyaka myinshi cyane, bahorana aza amabanga ye menshi. Hano bari kumaza ateze ko P Diddy wigeze umubona asambana na Asha nyine mu bintu wigeze wibonera baryamana. They did. Somebody frosted somebody flakes without the milk. Hano wabonaga ko umugabo abyemeza neza ko P Diddy yajyaga aryamana na Asha ndetse igihe kinini cyane. Se nanone ngo uyu mugabo akomeza agenda asa nk'uvuga, ariko hari amazina atinya kuvuga, avuga ati P Diddy romwe mukeka ko yaryamanaga na baraperi bandi basanzwe, ariko hari amazina akomeye mu ruganda rwa hip hop yagiye aryamana na P Diddy ku buryo nyine n'ubu ngubu tuyavuze bishobora kuba byatugira ingaruka, ariko yivugira ati ba bantu mutinya nyine muzi ko barenze. Abantu benshi bagahita batangira kwatesa yaba ari Jay-Z ko bakororanaga cyane, ariko abantu babitindeho. Ariko